kavuga ibyo nibyo maze ndumva nta mashyushyu yakwishe. Yego urumva mfite amatsiko nabo bayafite kabisa, abadukurikiye nabo niko bayafite kandi kuko urimo kwibaza uti mba ndimo kwibaza muri gereza nta bintu nyine umuntu afunga no mubabiri. Uyu muntu ndabona ari umufungo none se ari gucuruza arabizi ko anyura uruba ry'ubugari shaho icyapfa n'imari ariko bawuti wowe icyapfa n'imari ahubwo yahoraga ararikiye ko turi buze ahubwo baba baduhagarikiye twasanye ibyapfuye gusa akabona turahise nitugiye iwe ati se bigenze wari ari gusifura abona yibaza ko tumurenze twasambura tutubya twa dufite yapfuye gusa akabona turarenze ko utige turagiye tutageze akadusifura ko bagiye bigenze bite naho kumbe baduhagarikiye twazanye yapfuye gusa y'ingurube gusa yabuze ko urubushyiramo ibiziba twabuze ko dushyiramo ibiziba ariko ubwo bujura narabwibye abasirivese bari bahari baraza bakubita inkoni barakubitaga bakaguma akajya kubyo ashaka. Iyo filime wayereka ari iryoshye mu byo muvandi hashimwe Kristo wa ndenge jewe nari ifunzwe nzira kwiba kandi narakubitwaga rimwe na rimwe nibye satana kantanga hari ubwo nibaga satana kambishira nagira ubimenye mbere batareba mu burenganzira nakundaga kugwanira ku ikipe irajya gukora mu kigo cy'abasirikare kumisira imyenda abasirikare kubakuburira gukora mu majaride nakundaga kurwanira kuri iyo kipe uko yo twavagaho duhaze twari inyama n'umuceri byo mu kigo ariko hari igihe wahushaga kajya ku ikipe yo kwahira ibyatsi ikipe yo guhinga yo twayiziraga kubi hari twagiye ku ikipe yo kujya gukura ibirayi igatuna mupaka naratesetse cyane no mu gishanga cy'urugeze makipe nagiyeho cyane umucuruzi areba hirya mfata isere ry'imineke nshyira kuri yango rufani munsi y'ibishishwa by'imineke ureba hirya nshyira mishu wumvishe uko nibyo pfunzwe wabyumvise nabyumvishije nambaye iroza cyane nzira kwiba ubwo urumva wageraho umuntu ugiye gutoragura ibishishwa ariko umucuruzi yareba hirya nshyira mishu ukaba ucometsemo muri bya bishishwa biri ku ngorofani n'imyenda narayibye reba umuntu wajya gushaka ibintu ingurube zirya hajyana ingorofani mu myenda ingurube zirya iki ndatekereza ariko se kuke mu myenda ingurube zirya iki abo bacuruzi bose kuki babonaga umuntu utwaye ingorofani umunyuru wambaye iroza wagira ngo aragira ati wamwizera ugira ngo arafunzwe ugira ngo ni muzima nyine icyo ndi kwibaza ibaza umuntu ari gusunika ingorofani kandi ari gushaka ibishishwa ariko ukabona arimo aracana icyo nashakaga se barabizi bazi ibyo nshaka nose nibabonaga ko ibishishwa biri ku ngorofani wenda bagira ngo nugukubura nje gushaka imyanda ngo nkubure wenda bagira ndatoragura ibitambaro by'imyenda banyizeyemo imfura ahubwo narabatengushye ahubwo n'ingorofani wari kuyiba kandi nayo nari kuyiba ahubwo sinzi impamvu ntabyo ngo mvuge ntinayibuze ari kunyica ahubwo umva rero ko ndaje kubwire n'ibyo muri gereza nyirizina noneho yego Icyumba cy'ibitekerezo TV aho tuganira ku iyobokamana ubuzima inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya kurikira icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi turabasuhuje mwese abakurikiye Ziraziritse TV ndetse n'icyumba cy'ibitekerezo TV reka rero tubahe ikaze ndetse na karibu mwebwe mwese muba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira ntabwo nshaka gutinda mu bintu by'amagambo menshi kuko ubushize twakoze ikiganiro Ziraziritse akaba yaraduhaye ubuhamya bwiza cyane abantu benshi mukaba mwarabukunze ndetse mukavuga muti ese azagaruka ryari ngo azaduhe part 2 cyangwa se ice cya kabiri kamaze mwakire ndakwakiriye. Urakoze cyane muvandimwe Imana igumugisha mwese mudukurikira munadukunda munatufasha ku macano yacu Imana ibaho umugisha ndabaramukije nanjye ndi Kwizera Valence Ziraziritse nyine inshuti yanyu mukundana mwese amahoro Imana bane namwe. Okay byiza cyane rero ubushize bwo twaganiraga uduhereza ubuhamya bukomeye cyane twavuzemo ibintu byinshi bitandukanye uvuga ko nani madagayandi menshi wagiye ukora bimwe ukiri mu bujiji utari wakizwa ariko uza kuza no gufungwa noneho ujya muri gereza. Hari ahantu wavuze uti rero igitangaje ni kimwe gusa nuko bamfungiye kwiba ariko noneho ngeze muri gereza ahubwo abari bwo ntangira kwiba mu buryo bwiza cyangwa se mu buryo bw'umwuga. Aha rero reka ariho duhera mbere y'uko duhera aho ngaho banza ubwire abantu ese kugira ngo wowe ujye kujyanwa muri gereza byari byagenze biti kugira ngo tubagarure neza nk'uko uvuze rero yego nuko tubibutsa utu tuntu tw'ingenzi yego ese impamvu ndi kuvuga ibi tubiganira ni iyihe ese bifashije iki kuri njyewe ubivuga yego ese bifashije iki kuba byumva impamvu bishingiye ku ijambo Paulo yandikiye Timoteyo yego igice cya urwandiko rwa mbere igice cya mbere murongo wa 12 havuga ngo ndashimira Kristo Yesu umwami wacu wampashishije yuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangabira umurimo we nubwo nabanje kuba umutukanyi n'urenganya
n'umunyarugomo, ariko narababariwe kuko nabikoze mu bujiji ntarizera. Umurongo wa 15 ukavuga ngo iri jambo ni ryo kwizerwa rikwiriye kwemererwa rwose, yuko Kristo Yesu yazamwe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni njye w'imbere. Ibi rero impamvu yabyo ni ugushimira Imana imbabazi yangiriye. Yego. Nta yindi ntego. Umuntu yabyumva uko ashaka, ariko njye intego yanjye ni ugushimira Kristo Yesu imbabazi yangiriye, uwo atekereje ko ndi uwo kwizerwa akangabira umurimo we. Mu buhamya bwose nk'uko ubivuze, navuze ko nabayeho ntari uwo kwizerwa, nanjye ntiyizeye, n'umuryango utanyizeye, yewe n'abambye batanyizeye, kandi impamvu zo kutanyizera zifite ishingiro. Hanyuma rero uyu munsi ndizewe. Yego. Ijuru ryaranyizeye cyane, Imana iranyizera, ituma n'abandi banyizera. Nawe uranyizeye. Uyu mwanya ntabwo wawangiraho, ndaye wowe wasinzira, ariko hari igihe ntari kurara mu rugo rw'umuntu ngo yumva atuje, cyangwa nimpanyura yizere ko ibi byose biri amahoro. Twabiganiye gake, ubuzima nagiye ncamo butandukanye, bavuze ko ubuzima bwanjye bwaranzwe n'ibintu bibiri. Nyuma y'uko mbaye ikirara naniranye kuba mu rugo bikanga, kandi iwacu twari abana 8 bose bari mu rugo batuje batekanye, aba ari njye uhava. Navuze uburyo navuye mu ishuri n'abago wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, gutsindwa kwari ku wa gatatu. Abana twiganye barahari. Navuze ko mwarimu wanyigishije mu wa 4 n'ubakiriho umwe gusa. Kugira impamvu yo kuvuga ibi ngo bigiye ibihamya n'abatuvuga ibigenda, abantu bakaza bakavuga bahimba babeshya bakubita hariya. Okay. Ndashimira Kristo imbabazi yangiriye ko yangize uwo kwizera. Okay, byiza cyane. Kugira ngo rero ibyo numva barabyumvisha no mu kiganiro cyabanje, abantu ndetse bagire n'amatsiko yo gusubira inyuma bajya kureba ikiganiro twabanje mu buhamya watanze, bakurikiye ibingibi noneho kugira ngo bazakomereze no kuri ubu ngubu. Reka two gukomeza kuvuga ibya mbere, ahubwo bo turimo kwibutsa abantu bamenye, mbese abatukurikiye bwa mbere bamenye ko ari igice cya kabiri, bamenye na gato gikurikiye. Byiza cyane. Uyu munsi rero yego turaganira nk'uko uvuze koko, nawe ko iyo nabaga ntafite akazi ko mu rugo, nabaga ndi ikirara mu mujyi w'iwacu Ibyumba. Kuko nabwiye ko ijambo aba bana bita ngo ni mayibobo, biyise n'abamarine n'andi mazina, biriya n'ibigenda biza kera bitwaga ibirara, ngo amasarigoma, amakaritasi nuko byitwaga, ariko bari abantu bo ku muhanda bariya bo bahozeho. Yego. Ubundi ubwo buzima nkabuvamo ngakora akazi ko mu rugo. Mu buzima nakoze akazi ko mu rugo mu ngo 16, ntabwo nakakubwiye. Yego. Uba atari nyinshi? 16, 15 n'izi wacu Ibyumba cyane, rumwe n'urw'i Kigali, kandi abenshi baracyariho. Yego. Hanyuma rero nagiye muri gereza, no mundi ndibuka ko nafunzwe ninjiye muri prison centrale ariko wa 6. Usuko niyo gereza yitwaga ubu ngubu ngo n'amagororero, icyo twibwira gereza ya Byumba yitwaga Serire abatozwa murava bemeye kugororwa. Serire abatozwa murava bemeye kugororwa, niko gereza ya Byumba yitwaga. Ubwo se kwita iryo zina bemeye kugororwa, ubundi bajagamo bemeye kugororwa. Jewe nafunzwe ariko yitwa sinzi uwaryise. Nayewe n'abadiregiteri babiri, hari diregiteri witwaga Byakunda nasanzeho, ahita bamwimurira ahandi, baza undi wa Gasore kadukubitaga kabisa, Gasore kiza kakubitaga urushyi wakarwumva. Hanyuma ugahita wibuka ko wakoze ibyaha kuri umutwe ko wemeye kugororwa, ukavuga uti koko ni ibihano. Yes, ariko ndavuga ndashimira Kristo Yesu wambashishije, wateshe ko ndo kwizerwa akangwira umurimo we. Ndahari ndatuye mize neza ngo we neza, kuko naje kwakira Kristo, naho tuzagera aho tuhagere uko namwakiriye. Kuko nafunzwe ariko wa 6, ariko tuvuge ko icyo gihe ikintu cyatumye igera, kuko ngiye impamvu nuko nari nibye, abapolisi baza kumfata ahantu nakoraga akazi ko mu rugo, baza kumfatayo babiri. Nuwo nibye undega, barazana banjyana kuri komine Kibari ku biro. Komine Kibari bafata imodoka yaho, badushyiramo abapolisi babiri n'undega, tuza kuri pariki y'Ibyumba. Pariki y'Ibyumba tuhasanga umugabo wari ipeje witwaga Jire, wenda niba kiriho simbizi, sore muri mwiza wagenda kuri moto. Aranyakira, aranyeteroja, numva aravuze ngo mumujyane hariya njyewe sinari nzi ahari, ngo mujyane ngo hariya. Kandi pariki na gereza n'ikigo cya gisirikare byari 3 bisa n'ibifatanye, byegeranye neza gutyo. Gereza riri hagati ya pariki no fara ikigo cya gisirikare. Bansubiza muri ya modoka, mbona igeze kuri gereza, gereza ifite inzugi 3. Ibi nabyo ni ubuhamya rega. Ukibona Bibiliya ngo ba Petero ngo yari arinzwe ngo hagati y'abasirikare 16 ngo bane, ibaze gereza rifite inzugi 3. Ibi ndabivugira kugira ngo umenye uburyo gufungwa na byari bibi n'ingorane ntuzafungwe. Yego nyine, ariko urumva kubera ko ni ubuhamya bw'umuntu aba yarabayemo,
kugira ngo n'abandi babirimo bazakire Kristo nabo nyine bazabivemo iryo jambo bakire Kristo kuko niwe wenyine. Hari umurongo ndagusomera mu kanya, niwe wenyine ushobora kubabashisha kuva muri ibyo bintu byose. Hari umurongo ndagusomera umwe gusa, urumva umurongo uvuga. Okay, twakomeje. Ninjya ku kibazo kivuga ukuntu nibye kandi ndi muri gereza. Muri make ariko wa gatandatu saa 8 mbona ngeze muri gereza y'ibyumba, bakingura bya byugi byose uko ari bitatu, bakingura icyambere uraho ngaho musive agakingura ikindi, icya gatatu cyari grillage ureba mu gipangu muri gereza neza, abanyururu bari gukina igisoro, abari gukiba. Mbona ngeze muri gereza mba ndafunzwe. Ariko gatandatu, yego, iyo ukigera muri gereza hari igihe umara buri wese niba ukwibwirira icyo yamaze, utari wamenya ahantu uri, utari wamenya n'ibiri kuba, ubwenge butarakora. Buri muntu wafunzwe yajya kubwira igihe byamutwaye. Igihe byantwaye nk'icyumweru cyangwa 2 kugira ngo mbwire umutima n'ubwonko ngo ndafunzwe. Yego, icyo gihe rero kiragora, kiravuna, ni igihe kibi cyane. Nk'ubu abanyururu bandi, abafungwa, sinzi banyururu ni ijambo ritarize, ni abagororwa cyangwa se ibiramba hafi ni terime z'icyo gihe bitwara abanyururu twebwe. Noneho abandi bamenye barakina amakarita, igisoro, imiziki ikazamo, harimo amabafu azana imiziki. Nafunzwe yagezeho ya ndirimbo ngo ngiye mwise mutangana, yari igezweho icyo gihe. Yego, bakabyina. Ariko iyo uri mushyashya ubyina umuziki ukumukana amaso gutya, ureba muri akantu kako umusirive yakigura gereza ukagira ngo baje guhamagara ngo utahe. ubu ugifite amavamu, ugifite ubutekereza n'ibyo hanze, wumva ubikumbuye, wibaza nuko birugende. Uzi ko nafunzwe ufite umusatsi mwiza, ubonye umutwe wanjye uyu munsi nyine ubwo urumva kubera ko waramaje kuba agasore kakiboneka, bakundi batubwiye wagenda guzunguza n'akantu k'agafunguzo. Buriya ngo usanze nyina ashaje ngo agiraga inka zase zapfuye ubusa. Ubu mbonye uyu munsi nafunganwe umusatsi urimo kanta, ukeye, urambuye, byagarokoke bicyaduka. Ngezemo umunyuru agiye kunyogosha, harimo umunyuru ufite tondeze, wamuhaga amafaranga 5 kugira ngo akogosheshe tondeze. Yego, yaba ntayo akakogoshesha urwembe, bagaharura, bagafata ikintu cy'icyembe bakanyuzaho urwembe rushyashya. None njya 5 nari nyafite, ariko ndamubwira niba ariko usigaye agasatsi gakeya. Ati we yatanu nukumaraho burundu. Naho hari ubuhamya n'amasomo, babandi bakunda imisatsi bayifite bayitereka, hari igihe hazi igihe kikawogosha kandi utaburana nacyo neza. Yego, fendefe mba muri gereza ndiyakira, igihe kiragira ngo munyuru ndafunzwe. icyo gihe yarogosha se koko awumaraho neza, hasigara akamegemege. Oya nta kamegemege, nubwo ari tondesi yogoshe nk'urwembe. Ariko akundi bogosha gutya imashini bakayicurika kugira ngo ube nk'urwembe. Ndakubwiye ngo njye namuhaye 5 nzi yuko aransigiraho gake. Iyo menya ko ariko arogosha mba nararetse nk'abakogoshisha urwembe, uko byari kimwe. Birumvikana, yarabogosha akutura neza kuko iteko rya gereza kugira ngo hari cyo murimo gupfa. Numvise arimo n'ubugome, agasatsi kanje umusatsi urambabaza, kandi kuva ubwo sinongeye kugira uwo musatsi. Kuko nanafunguye ntabwo nawuteretse. Nafunguwe naratangiye guhana n'imitekerereze, uko mfunguwe n'ubujura n'ububobo ntabwo nabisubiyemo. Ubwo rero arakogoshe, hanyuma akogosha nk'ufite icyo mupfa, kandi bamwishyura n'amafaranga yawe. Namwishyuye 5. hanyuma ubuzima burakomeje ubu bwa gereza noneho. Yego, nanjye mba umunyururu, mbwira umutima n'ubwonko ngo ndafunzwe. Uhita wiyakira iyo umaze kubona icyo gihara n'iki cyose uravuga icyumweru, njye namase nk'icyumweru cyangwa iminsi 10 hasi igihugu ndimo, kareba umunyururu ubona yambaye nk'ubusa nkabona yasaze, bakari n'abagabo gusa. Nabona njye namaze n'iminsi nk'icumi ntarakaraba, numva ntashobora kwambara ubusa. Ariko abandi igihe cyarageze, ubuzima numva nibwo numva ndafunga. Bumaze no kwaki njyewe ndaje ngere ku kibazo wambashije dushingiyeho cyane cy'uyu munsi, ukuntu nabaye umujura, nafunzwe nzira kwiba, ariko akaba ari bwo niba noneho. Ibyo nibyo rwose narabikoze. Ndashimira Kristo umwami wacu wambashije, kuko n'abantu bakomeza kwibaza bati muri gereza habamo iki se umuntu ashobora kwiba. Noneho umuntu arafunzwe kandi afunzwe azira kwiba, asanzwe nk'abandi bantu b'abajura nabo wenda bamurengeje n'amapingu yambaye kwiba, babandi bahora bakanuye bazi ibintu byitwa kwiba. Noneho akaba ari nabo wiba, ni wa mujura wiba abandi bajura. Reka nsome uyu murongo muri Bibiliya, birabizi ko tuvuga butumwa, urahita ukumvisha neza icyo tugiye kuvuga. Nta kibazo. Igitabo cy'Imigani, ibice 27 umurongo wa 22. Uvuga ukuntu havuga shaho,
nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano ubupfu bwe ntibwamushiramo. Ubwo urumva ko nubwo wafata umupfapfa ukamushyira mu isekuru ugasekurisha umuhini ntabwo ubupfapfa bwamuvamo. amagambo urayumva kurangamuntu urayumva. ubundi se utavuze n'umuhini w'isekuro imihini nakubiswe si myinshi. Yego, umuhini witwa gereza se ugira ngo uroroshye nawe ntiworoshye. ariko uzi kujya kwihagarika umuntu aguhagarikiye ngo gira vuba. uzi kujya kuryama umuntu aguha isaha yo kuryamira niyo kubyukira. Yego, umuntu akabikugenera. uzi kuguha ibiryo bimwe umuntu abiguha uko ashaka n'uko abyo. ndavuga iby'icyo gihe. yego, ndavuga iby'icyo gihe nibyo nzi bavandimwe. ariko n'ubundi bisanzwe iyo wafunzwe uburenganzira bw'ubu wabwatswe bwose ubu uri mu maboko yawe. ni wambara imyenda utegeka ashaka. uzi ko twagiye kwivuza noneho mambohana n'umuhungu yari afunzwe koko ariko agira ikibazo cyo mu mutwe. afite uburwayi bwo mu mutwe. niba kibaho hari izina twamuhimbaga simbivuga ataba kiriho ngahungabanya umutekano. ntacyo ryihorere. Yego, badufungana ipingu nge nawe kandi ntiturwaye indwara zimwe. uracyumva. noneho mwembi mukinjira muri consultation itareba umwe muri mwe. bavuga mukajya gufata umuganga w'umwe kandi mutarwaye indwara ariko mugomba kujyana. nta nubwo umucundageze ibenda yatubohoraga basi reka da ubwo undarwaye mu mutwe ibi bivuga ngo umusazi yarasaraga pe. hakaba agasubiza n'ibiterekeranye. ariko ntaguhonde. ahubwo twarasohotse afata umukobwa ku ngufu. yampaye nka twaguye hasi twese cyari gifite imbaraga. gifata umukobwa ku ngufu waje kwivuza. habaye intambara twese tugwa hasi kandi nge gahunda yo gufata umukobwa sinyirimo. undi n'ugiye kumufata ariko byabaye intambara ikomeye. icyo gihe ko bavuga ko ipingu iri kubaganyije ngo ko rirushaho kugenda ngo ryifunga cyangwa rigitema. umucunga gereza araza akaryoroshya ariko ryakuriye. noneho mugize gutya muranaguye. yafashe umukobwa ntabwo ryabatemye kandi ugira ngo se byarantemye ugira ngo ahubwo bamukuyeho atari hafi kugira ku byo ashaka. ariko ugira ngo ibuka ijambo abasirivese bari bahari baraza bakubita inkoni barakubitaga bakaguma akajya ku byo ashaka. iyo filime wayiyereka yari iryoshye mu buryo muvandimwe. hashimwe Kristo wa ndenge icyo gikorwa sinari ngirimo. umuhungu yakubita ariko ubwo reba yakubise umukobwa hasi. yego, njyewe ngize ngo ndaguma mpagarare nanjye ubwarankuro ko tubohanwe nanjye ndagwa hirya y'umukobwa. birumvikana wari gukurikira ibyo ashaka. abasivili bari gukubita baramukubitaga ariko ntatake. abasivili rero ntabwo bari bazi gusivira ahubwo babanje kumukubita bagufata umukobwa akaba ariwe bamutwara gutse kandi umusaza muri hejuru bagakubita neza. baramukubita gute kandi cyamurambaraye hejuru. ahubwo haje n'abacungagereza noneho abataravayeri baramufata baraterura bavanaho baraterura none. nyine ubwo byasabye izindi mbaraga. icyo nakubwiraga ingora numva kubera ko tubohanwe no muri consultation ukajyamo ukavuga muganga akandika nawe ukajya ku wawe muganga. niba undi ajya gutanga ibizamini nawe murajyana kandi ntabyo utanga bamurajya ufata. urumva ni ingorane z'icyo gihe birumvikana zo gufungwa. hanyuma irira jambo usomye rero kanivugira ibyanjye ariko nibyo ni ibyanjye. yego, nkuko wari uvuze koko nasanzemo abanyururu bibye koko noneho bo bazi kwiba. nasanzemo abibya ya leta abibya y'ibitaro. yego, hano twafunganye wahoze ari ibyo bitaga ngo asisa burugumesire kera by'icyo gihe. ni nawe wari ibyo bitaga kapita generali icyo gihe. kapita generali wa gereza. ndamwibuka mwiza agasore nawe simvuga amazina ye ndayibuka. nawe bakubitaga umunyururu yagukubitaga urushyi. nuko atagukabye inkuru nk'umuntu w'imetero 100 akarwumva ruvuze. birumvikana ariko hari abantu bakubita inkirega byo yari yemeye gukubita umunyururu wakoraga amakosa akagukubita rwose. kapita generali yarubohaga icyo gihe. yari umuntu wubashywe ukomeye. uzi ko yajyaga ajya no kurara iwe akambara nk'ikoti nyuma y'imyenda gereza kandi gereza ibizi n'abacungagereza na diregiteri abizi akajya kurara iwe ejo akagaruka kandi afunzwe. yari asisa burugumesire n'ahantu yari abera asisa simpavuga nawe ataba akiriho. n'amazina yenda yibuka yombi. yego, ariko ataba akiriho nawe. hanyuma rero njyewe nari ifunzwe nzira kwiba kandi narakubitwaga rimwe na rimwe nibye. satana akantanga hari ubwo nibaga satana akampishira ntagire ubimenya cyangwa umuntu mbonye akankubita nk'ishye ebyiri. wibye nk'igise ko muri gereza nta bintu birimo byo ndavuga ntari nafungwa wenda kavuga ibyo nibyo maze ndumva nta mashyushyu yakwishe. yego, urumva mfite amatsiko bayafite kabisa. abadukurikiye nabo niko bayafite kandi kuko urimo kwibaza uti
mba ndimo kwibaza muri gereza nta bintu nyine umuntu afunga no byinshi kaze mbibabwire. Nyuma rero muri gereza njyewe ubwo buzima bwo gushorerwa amapingu haje kugera igihe babona ngo ndakana, babona muri gereza ninjye bitaga toto muri gereza yose. Hanyuma baza kunyizera kunshunga no kunshana n'amapingu bivaho. Abantu basi mu mujyi Byumba hari agasozi kitwa ku Kasehuma. Abanyururu icyo gihe bahororeraga ingurube. Yego. Habaye abanyururu bazishinzwe bazoza n'ababashinzwe babayo. Ngewe banshinga kujya shaka ibiryo shyira ingurube hahandi ziba. Mu gitondo bagakingura kuri gereza, ngasohoka nk'usohoka mu nzu iwe, ngafata ingorofani aho kuri gereza, nkajya mu isoko Ibyumba mu mujyi abantu bacuzaga icyo gihe. Hari abakiriho n'ubu banyiruka babyibuka, sinavuga amazina kuko barahari. Ariko na n'uyu munsi hari ibyo bita amakipe abafungwa bajya bitaga ku ikipe, kujya ku ikipe kwa kuri babasora bamwe bakajya kubaka abandi bakajya mu bindi mirimo. Amakipe yitwa ku ikipe n'umundi. Mbere batari bamuha uburenganzira nakundaga kurwanira ku ikipe irajya gukora mu kigo cy'abasirikare, kumisira imyenda abasirikare, kubakuburira, gukora mu majaride. Nakundaga kurwanira kuri iyo kipe kuko twavagaho duhaze twari inyama n'umuceri byo mu kigo. Ariko hari igihe wahushaga nkajya ku ikipe yo kwahera ibyatsi, ikipe yo guhinga yo twayiziraga kubi. Hari umunsi twagiye ku ikipe yo kujya gukura ibirayi igatuna umupaka. Naratesetse cyane no mu gishanga cy'Urugezi, amakipe nagiyeho cyane. Bababara ikipe romba ndayiruhutse ngira ikipe yanjye ngenyine. Nyuma baje kumpa n'undi muhungu umwe n'ubu aracyariho simuvuga nawe. Hari igihe batashaka kuvuga nk'ibi. Nta kibazo ntumuvuge hafi ya stade. Hari n'uwo twafunganwe mu shoferi muri gare Nyabugogo, tujya duhora tukabiganira by'icyo gihe nawe simuvuga. Ku ikipe ngahahoro Satani yampariye umurimo wo kwiba. Noneho rero bampaga uburenganzira. Dore Manuel inshuti yanjye, dore bavandimwe mutwumva, dore ngo ndajyana ingorofani mu isoko Ibyumba gutoragura ibishishwa by'imineke, yego, iby'amashu, ibintu byose ingurube kugira nyine ngo bishyire za ngurube. Yo nagucunze kandi nambaye iroza. Kwiba wambaye iroza nubwo wasekurisha umupfapfa umuhini nk'ingano upfuge ntibwamushiramo. Birumvikana. Umuhini wa gereza ntiwambujije kwiba. Umucuruzi areba hirya, mfata iseri ry'imineke nshyira kuri ya ngorofani munsi y'ibishishwa by'imineke. Ureba hirya nshyiramo ishu. Wumvishe uko n'ibyo pfunzwe wabyumvise? Nabyumvishije. Nambaye iroza cyane nzira kwiba. Ubwo urumva wageraho umuntu ugiye gutoragura ibishishwa, ariko umucuruzi yareba hirya nshyiramo ishu, ukaba ucometsemo muri bya bishishwa biri ku ngorofani. N'imyenda narayibye. Reba umuntu wajya gushaka ibintu ingurube zirya, hajyana ingorofani mu myenda. Mu myenda ingurube zirya iki? Ndatekereza. Ariko se kuki mu myenda ingurube zirya iki? Abo bacuruzi bose kuki babonaga umuntu utwaye ingorofani? Umunyuru wambaye iroza wagira ngo aragira ati wamwiza, ugira ngo arafunzwe, ugira ngo ni muzima. Nyine ukindi kwibaza, ibaza umuntu ari gusunika ingorofani kandi ari gushaka ibishishwa, ariko ukabona arimo aracana. Ibyo nashakaga se barabizi, bazi ibyo nshaka. Nose nibabonaga ko ibishishwa biri ku ngorofani. Wenda bagira ngo nugukubura nje gushaka imyanda ngo nkubure. Wenda bagira ndatoragura ibitambaro by'imyenda. Wabyibazaho se? Abafungwa se bari basanzwe ari bakubura isoko. Weba ariko kubona ndimo gusa noneho se niba atari kubura, ukabona ndimo n'ingorofani wamenya ndi kugirana. Wabaga ufite umusiriveya? Nta musiriveya, nkubwira ni barandibeye ukagenda wenyine. Nje n'iwacu nagiye n'iwacu kabiri. Ahubwo nibo bakoze ishyano. Umva nagiye iwacu mu rugo kabiri nambaye iroza inshuro ebyiri. Ibi mvuga umuryango wanjye hari bakuru banjye bahari, mama arahari, n'umunsi mama amafaranga 20 icyo gihe. Abo basiriviya rero navuga ko ntabwo ari ikosa n'ubu bihaba nyiri ubizerwa baba. Oya navuga ko icyo gihe ngiye ntabwo navuga ko ari wowe wibye, ubwo nibo bibye. Oya ntabwo ari bo bibye, ni njye wibyo wijyana icyaha cyanjye ku bandi, icyaha cy'umunyabyaha kiba kuri we. Ahubwo narabatengushye. Bangiriye icyizere ntafite, bangiriye icyizere ntakwiriye. Bamunasomye ijambo ngo Kristo Yesu we yangiriye icyizere. Naho bo baranyizeye, banyizeramo umuntu mwiza ntari we, banyizeramo ishusho ntafite, ahubwo narabatengushye. Impamvu mbivuze niyo nuko hari umugabo twaganira akambwira ati burya umuntu ureba ukora
umuntu ureba abantu bakora ibibi akabihorera bakabikora aravuga ati uwo nguwo niwe muba ahubwo kurusha ba bandi biranyuranye. Umuntu ureba umuntu ukora ibibi amubona akora ibibi akamwihorera. None se bambonye nkora ibibi? Ntibakubonye ariko bo bakuretse ngo ujye wijyana. Bambonye ngo ndakaza n'ubundi wafunzwe kandi zirakwiba. Banyizeyemo imfura ahubwo narabatengushye. Ahubwo n'ingorofani wari kuyiba. Kandi nayo nari kuyiba. Ahubwo sinzi impamvu ntayibyo ngo mvuge nti nayibuze ariko ari kunyica. Aho umva rero ko ndaje kubwire n'ibyo muri gereza nyirizina noneho. Yego. Ubwo aho ngaho ni isoko wahumvise. Yego. Imyenda narayibye, imigati narayibye, hari ibirayi bajyaga bateka iwacu bakabisiga amafuta meza cyaryohaga babyitaga 7-5. Aho ngaho mu isoko se nta mucuruzi n'umwe wigize wenda avuga ati ngiye mbuze ikintu cyanjye ariko ndi umunyururu wenda ngo bawugize afate bati ni wa wundi nabo bwabo iyo uburaga amaso akabura ikintu gukeka umunyururu byaramugoraga. Yumvaga umunyururu wenda kandi n'umunyururu ujya aba ameze nk'umuntu wa leta ntugire ngo wapfa no kumuvogera kandi wanibonera ingorofani y'ibishishwa. Umufungwa ntabwo burya niyo bamfata ntabwo bari kunkubita. Ntabwo bari kunkubita bamfashe nambaye iroza nibye birumvikana bari kunjyana wenda neza bakangeza bati uno muntu aratwibye cyangwa bakandika ariko ntabwo bari kunkubita nambaye iroza. Ibyo rero umuntu wa leta yaratinywaga ntabwo bari kunkubita. Ibyo rero mbere yo gukomeza uvuze ibyo mpita nibuka ukuntu hari abantu bagenda baca mu makaritsiye bavuga ko bari kugenda bacuruza utuntu tw'amafuti. Nimvuga utuntu tw'amafuti abantu ntibanera amabuye. Hari ukuntu ujya kubona ukabona umuntu arimo aratembera afite nk'imyenda 2 ukabona niyo arimo kugenda acuruza akata mu makaritsiye akata muri karitsiye. Uwo muntu iyo ahuye n'inkweto ibyo mvuga ndabizi neza. Iyo ahuye n'inkweto ukakunda abantu baba bagiye mu nzu hari abantu baba wenda batafunze ku gipangu bibereye nko mu nzu ariko basize inkweto ukakuri hanze. Iyo ahuye n'inkweto nziza mwasize ngo wafite ya sandali nziza abantu bakunda kwambara bari mu nzu yahita yihitana kandi ari kwitwaza ko ari gucuruza imyenda 2. Wenda ntabwo twakije nderariza bise bituma ubucuruza maratonda haba harimo ababikora wenda bazunguzayi ariko si bose. Harimo n'abacuruza imyenda 2 ariyo bafite. Yego si bose igikapa kirimo indi wa mukobwa umwe cyangwa ni wa mukobwa yese. Ariko rero impamvu mise mbivuga nyo nuko nibutse nuko mise ntekereza ukuntu wabaga urimo kugenda ngo uri gushaka ibishishwa ariko bikagufasha ahubwo kwihisha kwiba n'ibindi. Nyine ntabwo navuze nti mu masabune najyaga gushakamo ikingurube zirya n'ibyibazo mu myenda najyaga gushakamo ikindashyira ingurube. Ubundi uvango nagombaga gutembera mu biribwa gusa mu bitaribwa ariko najyagayo nge gahunda yanjye ari uko ndaba ko nyirabyo yarangaye. Yego dore no muri gereza uburyo nahibye rero. Gereza icyo gihe twaryaga ubugari oya baretse kunyobya ibyo urabyibye urabitwaye kuri ya ngorofani. Hanyuma se ugeze none se iyo wagugiye kwinjira ntabwo bagusakaga ibiribwa nk'ibyo. Noneho mu burenganzira naje kugira muri gereza ndano ugomba utuntu twose ibyo baba gutwaye uragiye ahandi ishu karoti imineke muri gereza barakuweko kabyiza ko ntabwo byaga byemewe ariko nkanjye maze kugira utuntu mbese n'abasiva tuba n'inshuti baraba bakanaryaho ibindi nkabyinjiza bityo muri gereza ukuntu twitekeraga n'ubundi hari ibintu twitekeraga byacu twagiraga amazina yabyo. Niyo wajyaga no hanze ku makibe gihe wazanga ibitunguru karoti hari igihe batwemereraga ukabyinjiza ibindi narabigurishaga. Gahunda ko wagora kubigurisha n'ubundi ntaga nanyuraho ndabigurisha. Nta musiri bavuga ati ibintu bikuye se wowe wa musore we wakuzana nk'ishuri imwe agaseri k'imineke yabonaga ko wanakagura ntabwo babyitaga cyangwa n'umuntu wenda yakaguha. Bari baranyizeye sana birumvikana kugeza ubwo noneho no kuri magaze ya gereza. Twebwe tugiye twaryaga ubugari n'ibishyimbo. Ubugari saa sita n'ibishyimbo ku mugore ibishyimbo gusa. Noneho baza kuha abashinzwe guteka kunjyanamo umuntu wari umukuru w'abasiriveya. Umukuru w'abasiriveya w'icyo gihe afite n'umuhungu dusengana hano mu rusengero. Wenda we sinzi ko ibimvuga ntabwo yari umwana ntiyabimenya ariko uwo mugabo wanangiriye neza cyane mu kuba Sylvia bicyo yanangiriye neza rwose yaranankundaga ntakiriho
ariko abe bakiriho Imana ijye umugisha uwo musaza angiriye neza. Yego. Noneho hari umuhungu utwara ambulance ku bitaro by'i Masaka. Ise niwo mvuga, ise yangiriye neza, simvuze nawe amazina, ariko asingira wacu kamashashi, simvuze amazina ye. Noneho hari amafu yamaraga igihe ataratekwa y'ubugari, agapfa akahinduka ibinombe. Bavuga ko nazanyaza agafata, natwara imifuka 2, natwa ishobora kujya ku ngorofani nkabijyana bakabitekeramo ibigari by'ingurube bibi hahandi. Yego. Babibwira abo mu gikoni ko nemerewe kuza ngafata amafu yapfuye. N'uwo musaza arakingwa ati giye mfata amafu ntaze ngo nampagarikire. Yaha nubwo wasekurusha umupfapfu muhini nk'ingano ubupfuga ntibwamushiramo. Birumvikana. Magaze ntinjiramo kwizera kubitaho umufuka muzima w'ifunzima n'ibiri yapfuye hejuru. Urumva barakubwira bajura bibye gereza, barakubwiraga bati wowe ufata ibifu byapfuye kugira ngo uze kubikoramo ubugari bw'ingurube. Inkana bishyiraga babiteka bariyo. Yego. Wowe ukabacunga no guti reka gubiteho ifu. Uwo musaza mvuze yaranyizeraga ari umwana agakingura amagazi akicara hanze yibiri ibindi ngashyiraho umufuka muzima nka wifu nzima ashyiraho ibiri yapfuye. Wari ufite IQ yo hejuru, wari ufite imitekerereze yo hejuru mu urwo rwego. Ndashimira Kristo Umwami wacu kudeplasa ibintu by'abandi, wambashishije, watekereje ko ndiho kwizerwa. We yabona usotse akagira ngo ni ibintu yahitaga akinga amagazi, ntiyasaga gukora ngo arebe. We yahitaga yumva ko nyine ari imifuka. Ibyo yambwiye ari byo nakoze. Yumva ko ibyo yambwiye ari byo nakoze. Nyuma twaje kuba 2 n'uwo muhungu nanze kuvuga amazina ye, aracyariho atuye hafi ya stade y'iwacu hariya. Tuba 2 noneho nge nawe baratwiziye gutyo. Aracyariho simvuga amazina. Hanyuma iyo mifuka se waba gusoye mizima wayikoreshaga iki? Umuzima narawugura ku Manuel nawe ugigira umwana narawugurishaga. Hehe se mu bacuruzi ku mukeri hari ibyo. None se ariko okay, wenda bitubye nibuka ko bari bakubwiye ngo bari bakugira icyizere kugira ngo ujye wigendera nta muntu n'umwe muri kumwe. None se uwo mufuka kuwutwara ku ngorofani ukawujyana gushaka ibishishwa kandi urutwaye ntabwo bagiraga amakenga? Iyo natwaraga imifuka ntabwo najyaga gushaka mu isoko, yabaga gahunda yabaga ari iyo mifuka. Ahubwo nageragayo nkayidepoza nkabona kuza gushaka iby'ibishishwa imifuka. Se washyiraho ibindi bintu imifuka 2 wagura ibiro 50 warayitwaraga ukayitwara ku ngurube. Iyi nkabijyana aho ingurube ziba nkayishyira abanyururu bariyo bashinzwe kubayo. Yego. Yayindi yapfuye nkayibasigira. Umuzima nawugurishije. Natwaraga 3 nkagera na 2. Okay, ubwo wagurishaga mu nzira? Mu nzira ako gasozi kitwa ku Kasehuma kari hepfo y'isantere bita ku Mukeri. Nge nawugurishaga ku Mukeri. Noneho nyuma tumaze kuba nabo 2 twaje kugira abakiriya bahoraho tuzi ko tuwushyira nabo. Hanyuma abacuruzi babonaga babayiroza bakabona kandi ugera kugurisha umufuka w'ibiro 50, ugera kugurisha kawunga nta makenga bagiraga. Umufuka w'ibiro 50 wagushaga amafaranga 300. Urumva ikiro ataraga kiguza amafaranga 6 kandi atsakigusha 15. Iyo nyungu yari kuyirengagiza. Oya wenda simvuze ibyo nyungu, ariko ushobora kuvuga uti uyu muntu ndabona ari umufungo, none se ari gucuruza arabizi ko anyuruba ry'ubugari shaho icyapfa n'imari. Ariko bawe icyapfa n'imari ahubwo yahoraga ararikiye ko turi buze, ahubwo baba baduhagarikiye twasanye ibyapfuye gusa akabona turahise nitugiye ati se bigenze warwa ari gusifura abona yibaza ukuntu tumurenze twasambura turya twa dufite yapfuye gusa akabona turarenze ko ubutike turagiye tutageze akadusifura aho bagiye bigenze bite naho kumbe baduhagarikiye twazanye yapfuye gusa y'ingurube gusa. Yavuze ko urubushyiramo ibizima, twabuze ko dushyiramo ibizima, ariko ubwo bujura narabwibye. Ubwo ari ubujura ko gereza arayibye. Ubu ngubu nta kandi muntu bahanwa ko yibye leta kuko nibye gereza, ariko kucyo bitangaje nibye gereza ndi umunyururu wayo. Iza bitubari bukaryajabo revuga kuko ahuzera umwana w'umuntu avumwe. Kwizera umwana w'umuntu we ariko barakwizeye aka kantu urakumva, aka kantu uzakandika ku kiganiro uti yibye gereza afungiwemo, ariko ntuzashaka indi nyito uzandike ngo yibye gereza afungiwemo. Urasekeje kabisa. Okay, birasekeje biranejeje, ariko icyo ni kubona kwishimira Kristo
wagiriye neza, yego, wankije urwo rubwa ako gasuro ka satani ko kwiba aho mfungiwe. Cyangwa uvuga ngo buriya amategeko ni meza, n'ibitabo by'amategeko birakabaho, no gufungwa ntibyabura. Bibiliya yemera ko abantu bafungwa kuva isi yabaho barafungwaga, ariko Kristo Bibiliya avuga mu gitabo mu rwandiko Pawulo ba Korinto bice 5:17 batsara urwa kabiri, umuntu wese yari muri Kristo Yesu bari icyaremwe gishya, ibya kera babishize byose babihindutse bishya. birumvikana. Ubu rero ndi icyaremwe gishya. Ibyo ibintu bitatu nakoze, kamubwira ikindi kimwe, wenda tuze gusoreza ku kiganiro kuko tuzakomeza. Yego, tuze gusoreza n'indangiza akangaka. Uko kunyizera rero kwatumye umunyururu yarapfuye, ndamuvuga izina. Oya nushaka n'umuvuge. Reka ndyo hataba hari umugore cyangwa abana wabo. Mwihorere kabisa. Aza kuzambya urwara, ambwira ahantu najya mufatira urumogi n'ukuntu najya ndwinjiza. Ariko muvandimwe ko Kristo yadukuye kure. Ariko wa mugani aho ngaho birumvikana ko ari Imana igira neza. Yari umunyururu w'icyatwa muri gereza, no gukata imyaka myinshi muri gereza. Yarakatiye 45 bari 25 manza nta yabagaho, kuko muri gereza nafungiyemo nta muntu wa burundu wari uhari. 25 hari igihano kinini cyari 20 gutyo. Okay, nta muntu ukatiye burundu wari nta kibazo. Yego, niwe wakatiye igihano kinini muri gereza. Banyitaga toto nkuko nakubwiye. Uwo munyururu akantu ko buryo yashatse kunyigisha ubutinganyi, uzakwikitsa akavugaho mu kindi gice. Usindi bukavuga icyo gihe nabwo bwabagaho se ubutinganyi. None se mbere ya gereza nafunzwe ejo bundi 8 Sodomu na Gomora ni ryari ko ari bwo bazize? Bwabagaho Sodomu na Gomora ko bazize ubutinganyi ni ryari? Yabahanyo ntabwo warubizi. Ni Bibiliya yabubigishije rero. Oya, mva ya magambo njye ntango ranzuraza. Bibiliya se ko yanditse ibyaba, ariko ugiye kongera aho maze iminsi uri gukizwa, wowe uzagiye kuvuga none ugiye kongera kugira litishe na Bibiliya. None se ko birimo Bibiliya akaba yabayeho mbere. Bibiliya ni ibyo abantu bakoze. Nabo nyine barabisomye babisomye. Oya, kandi byarabayeho mbere ya Bibiliya. Ubutinganyi bwabo biri itari yandikwa. Oya, ndi kuvuga ubwo abejo bundi se, ndi kuvuga ubwo mu Rwanda bwo muri izo gereza. Uravuga nabo uyu munsi bose se bose kuko babisoma Bibiliya. Oya, yari byo byose burya bamanwe. Reka nkubwira aka kantu. Burya n'iki gihe birahari, ariko se burya n'icyo gihe byari bihari, nicyo kintu cyari bihari. Gise niba kimwe cyo byari bihari, ariko gusa ibikorwa byose mu mutima muzanwa n'umutima w'umuntu niwo ngurusha ibintu byose gushukana. Satani n'abadayimoni no binjiza imigambi mu muntu, akayikora akayigisha. Buriya bwazwe n'abadayimoni babwinjiza mu bantu barabumenya. Nzakubwira uwo munyururu yabanje gushaka kunyinjiza mu butinganyi, hanyuma ariko ako ndavuga uyu mwanya nuko uburyo anyigishije ahantu nzajya mfata urumogi. Yego, nkanarumwinjiriza. Yego, wenda tuze gusoreza kuri ako ngako uzakomereze ubutaha. Nzavuga n'uburyo narunywereyemo muri gereza, nkigishwe nawe Juste n'undi munyuru wavukaga imuhura. Bampa ikintu bitaga umusongo, byabaga ari urupapuro rwose feyaritere uko ingana, rwitwaga umusongo. Rwa rupapuro bandikaho rwitwaga umusongo. Baza kunza ibyo nzabivuga mu kindi hano. Anyigisha rero ati wajya ujya, yamutse toto w'ikibwa wowe, ujya kwa naka aguha akantu nzanire anasa gake. Asa kuzakambwira ko ariko numva, kuko iyo bagufatanaga urumogi icyo gihe muri gereza baragukubitaga bacunga gereza. Byarangira bakagufungira harimo akantu kakumba kari ahantu hejuru, wuriraga ku rwego ujyayo ukagerayo. Urumva ni ka special. No kuguha ibiryo babizirikaga nakandi kadasanzwe, bazirikaga isorori isahane ku giti bakajya ucyo ukabifata bararyaga muri ako kantu wenyine. Ngo kugira ngo ibiryo bikugeraho byagendaga gute? Babizirika ku giti. Gute sisani wazirika ku giti? Sari wazirika ubuse hano ntabwo wazirika isano igakomera ukazarika ibyo birekigiriza umwana w'umuntu ni hatari, nkuko ari umuntu waribye umwana w'umuntu ni hatari n'indera.
ayo ndirimbo ivanga umwana w'umuntu ni hatari yavuye urukundo none se keretse ari ku biti bibiri none se wowe urumva menya ngo bafataga isahane bakiranja n'abandi banyubagenzi ariko n'abagenzi wagize ngo nabacunga gereza nibagenzi bagiraga inzara itakwica wowe ubundi inzara yakwica uruvuga ko nta rwego rwari ruhari se ubwo wazamukiye gorga ariko nta wuriraga bikuzaniye kandi badashaka ko hagira umuntu muvugana mubonana nta muntu mugomba kongorerana ubwo bagafata igiti bagashyiraho isahane bakaguhereza batifata ubugari bwameneka ubugari niyo wabujugunyeho ikintu ntiyabwo batirwariye urumva noneho iyo bagufatanaga urumogi cyangwa ikindi kinyanga gikomeye muri gereza n'ubutinganyi nubwo bwakorwaga ariko iyo bagufataga baraguhanaga hari umugabo nzi bahannye bamuhoro komeza tuzabivuga noneho aho hantu kuko nza gusanga nibyo ubwo nanjye nza kuzajya aho hantu yambwiye arahakurangiye ujyayo avunika ngo nari ngiye kuvuga izina mane kanaka yambwiye ngo ujye umpa ngo mushyire akatumba naruhisha yambwiye ahantu habiri nzajya nduhisha none se ibyo vuita imisongo ibyo bintu uko umva byabaga ari birebire oya umusongo ni igihe barutekeye uyapfundikaga gake mu gasashi kano gasashi gasanzwe akantu gato cyane ku buryo utwo dupfunyika nka dutatu cyangwa tubiri nashobora kudushyira munsi y'ururimi ngiye kugera kuri gereza ariko ntuzaraga mu mufuka bisanzwe ntabwo ngeze metero nka 20 ngo ngere kuri gereza sinabaga ibyo nikoresha nkizamuza amasogisi nkikoroza ukuntu cyangwa dutatu munsi y'ururimi nkaza bagusaka guteza amaboko gutya utavuga nyine wabuvugana nanditse ariko nyuma ayo mayere bagiraho bakayavumbura hanyuma se bakuvugishije ku buryo bashobora kuvuga nyine ndabwira nyuma oya ntabwo wavuga nyuma baje kuzavumbura ko rujya rwinjiramo wahagira vango shirimi hejuru bakarebamo kagenda nyuma rero namara iki gihe barabikora bose baragusaka no mu mata uzi inshuro ya nyuma nasigaye ninjiza utwo tuza tubiri aha niho bakavumbuye hano tubiri hano ukagira gutya twajyagamo ntibabibona nari ntaramugara kuno kuboko uzirambuka noneho ugadufata hano gutya ugafata gutya hagati intoki intoki ukagenda ucomeka n'urungu gutya noneho wamugeraho kuko ugatega amaboko gutya yari za tundi bitu tubura hari uyu buno twitwa tubure ariko sembeza se icyo gihe abo twitwaga ugadutwaramo bajya gusaka ukazamura amaboko ugatega amaboko gutya agasaka hose no munsi y'ururimi hose ati injira kandi nkwinjiranye ariko mbere batari babimenya wadutwaragamo nabanje munsi y'ururimi yego nkurikizaho ngaho inyuma navuze nyine muri kiriya cyumba cy'ibanga yego hose barahavumbura nkurikizaho hano rero niho nasoreje nasoje ari aho ngeze icyo mvugira ibi ni iki abavandimwe mudukurikiye ni ikintu cy'ingenzi kimwe cya mbere ndashimira Kristo Yesu wambashishije kuko yatekereje ko ndo kwizerwa akangubira umurimo burya Imana ivana abantu kure kabisa biri jambo niryo kwemerwa niryo kwizerwa rwose ko Kristo Yesu yaje gupfira abanyabyaha muri bo ni njyewe imbere ese muvandimwe dukurikiye ntiwabura uwa kabiri uzi ko ngiye gusenga noneho ubu ngiye gusengera umuntu cyane uradukurikira akumva ari mu bibi biruta n'ibyanjye cyangwa biri hasi yabyo akifuza kubivamo kugira ngo aho namusuye mu rwandiko rwa kabiri pariki abakorinto 5:17 bango umuntu wese muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya ndashaka gusengera umuntu akaba icyaremwe gishya Mana data wa twese uri mu ijuru ubu buhamya bugira icyo marira umuntu bwumvise kandi bumuhindure abe icyaremwe gishya muri Kristo Yesu ibya kera bishire ahamye nk'ibi mpamya yizera ijuru mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen. Ndagushimiye cyane rero kubw'ubuhamya bwiza cyane utugejejeho ariko nanone nk'uko urangije unasengera bano bantu ntibakajye bumva gusa ko ari ubuhamya urimo gutanga ngo bumve ko ibintu bigomba gushirira aho ngaho ahubwo ni ukugaragaza ko hari ibyo wabaye mutari wakizwa utari wagirirwa ubuntu n'Imana iguhamagare nabikoze mu bujiji ntarizera ariko narababariwe uko nabikoze mu bujiji ntarizera yego yes abo rero bakiri muri ibyo bintu by'ubujiji nabo nibaze bakire Kristo cyangwa se bakizwe abo ngabo ujye ubasengera nabo kugira ngo tuzakomereza ukuntu umuntu nyiri yashatse kunyinjiza mu butinganyi muri gereza ndafunzwe
kandi uwabunyinjizagamo yafunzwe azira gufata umugore ku ngufu. aho tekereza wabyumvise? Nabyumvise. Umuhini nk'ingano utamaraho ubupfapfa. Imana bamugisha. Okay, byiza cyane. Reka rero tugushimire kandi namwe mwese mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira, mukaba rwose mwumva buno buhamya bw'abakoze ku mutima. Namwe mujye muri komenti mutwandikire, mutubwire niba koko namwe ibyo bintu mwarajyaga mubikora ariko mukaba mwarakijijwe, cyangwa se mutubwire niba n'uyu munsi mukibirimo, kugira ngo azabasengere namwe imbaraga z'Imana zabashe kubakura muri ibyo byaha, muri urwo rwobo rw'ikuzimu mukirimo. Reka rero mukomeze kugubwa neza mwese aho muhereye, ariko nanone reka nsoze nshimira Ziraziritse. Ndagushimiye cyane ku bwanya bwiza utugejejeho. Nanjye ndagushimiye cyane. Kandi rero ujye ukomeza gufata umwanya wo gusengera abo bantu bose bakiri muri ibyo bintu kugira ngo nabo bazakizwe. Cyane rwose ndabasengera igihe cyose. Imana ikomeze kuguha umugisha. Akoze cyane. Kandi ukomeze kugubwa neza. Amen. Hasta la vista. Amen. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Kurikira Icyumba cy'ibitekerezo TV buri munsi.